Ikaze kuri YouTube channel yacu, YouTube ya mbere mu Rwanda ifasha abantu kubona provisoire utiriwe ujya ku ishuri iryo ari ryo ryose. Nimba ari ubwa mbere rero ugeze ku rubuga rwacu, wakanda kuri subscribe, wamara gukanda kuri subscribe ugakanda no ku nzogera kugira ngo ntuzacikwe n'isomo na rimwe mu byo tubagezaho kuri iyi YouTube channel yacu. Uyu munsi rero tuje kubereka uko ikizame cy'uruhushya rw'agateganyo kiri gukorwamo. Ni ikizami gikorewe kuri mudasobwa. Ahangaha ntago bireba impinduka nizinaza n'ubundi bizakomeza gukorwa gutya. Icyo rero usabwa iki nk'umuntu ugiye gukorera ikizami kuri mudasobwa mbere y'uko ubikora? Nk'ibisanzwe umuntu wese wifuza gukora ikizami kuri mudasobwa hari ibintu asabwa. Usabwa iki rero? Icya mbere, usabwa kuba wariyandikishije ku rubuga Irembo ufite kode, ari rwo urwo rubuga rw'Irembo ni www.irembo.gov.rw, hanyuma cyangwa ugakanda akanyenyeri 909 urwego, ugakurikiza amabwiriza, ugahabwa kode yo kuzakoreraho ikizami. Rero iyo umaze guhabwa kode, mu bisabwa bindi ugomba kuba ufite kode wahawe n'Irembo, aribwo ubibona binyuze hariya, ndetse n'irangamuntu y'umwimerere. Ntago hano icyangombwa gisimbura irangamuntu gikora cyangwa fotokopi y'indangamuntu. Ikindi ugomba kubanza kwireba ku rutonde, aho ngaho twaberetse urutonde rw'abari bagiye gukora ikizami, urabibona n'amazina yabo, urugero nk'Uwamahoro Sandrine n'indangamuntu ye, ndetse na computer azicaraho. Systeme igenda ibibakorera, tukabanza tukabana cekinga yuko bwujuje ibisabwa. Nyuma yo kuzuza ibisabwa rero, ya ndangamuntu ndetse na kode yo kuzakoreraho ikizami uyifite, hakurikiraho kwerekwa aho ukorera ikizami. Ikizami rero gikorerwa hehe? Gikorerwa kuri mudasobwa za polisi, ahateguriwe ho gukorerwa ibizami mu gihugu hose. Aha ngaha murabibona yuko bicaye muri sale bari mu gukora ikizami. Urabona ko dufite uwicaye kuri computer 02 na computer ya mbere B01. Urabibona ko byose birimo. Igikurikiraho ni ukwandikamo kode muri mudasobwa yawe imbere yawe, warangiza ugakanda aho handitse komeza. Umaze gukanda komeza, uhabwa imyirondoro yose yawe nk'uko biri, ukareba wamara kubona bihuye ukabona gukanda handitse tangira gukora ikizami. Aha ngaha iminota bitari yatangira kubara, ahubwo iyo ukanze aho handitse hitamo gutangira ikizami, system ihita itangira kubarira. Mbibutse ikizami gikorwa iminota 20 gusa. Mbibutse yuko utagomba kurenza umunota uri ku kibazo. Iyo urengeje bituma udasoza ikizami cyawe neza. Iyo urangije rero uhita ukanda handitse next. Ntago abantu benshi bajya bakora ikosa bagakanda soza ikizami. Iyo ukanze soza ikizami uhita usoza nyine kandi ukoze ikibazo kimwe. Mbibutse ntimuzabikore rwose, mujye mukanda next mpaka ugeze aho usoreza ikizami. Iyo umaze gukanda next ahita haza ikindi kibazo nacyo ugasubiza, gutyo mpaka ibibazo 20. Iyo birangiye next ivaho, ahubwo hakaza ijambo soza ikizami. Rero utari wasoza, ugeze ku bibazo byose nk'ikibazo cya 20 murakibona, bihita bigaragara yuko ibibazo byose byahindutse ubururu. Iyo byahindutse ubururu uba wabikoze. Mu gihe rero bitari byahinduka ubururu, ubona hari ikibazo kirimo kitahindutse ubururu, ubutari wagikora. Iyo urangije rero ukanda handitse gusoza. Iyo ukanze soza irakubaza ati se ugiye gusoza cyangwa ukagenzura ibyo wakoze, ikabikwereka. Iyo ukanze rero kugenzura, ihita ikwereka ibibazo wakoze. Murabibona aho ngaho, mbere y'uko amanota aza irakwereka ibibazo n'uburyo wagiye ubisubizamo mbere y'uko n'amanota uyabona. Wamara kubigenzura wabona, reba uko wasubije, urabibona aho ngaho. Nimba wakishe kiza mu ibara ryacyo, icyo wakoze nacyo kikaza mu ibara ryacyo. Iyo urangiye rero ukanda soza, ugahita uhabwa amanota yawe wagize. Urabona ko wagize 12 kuri 20, yatsinze. Ntabwo system irahinduka ku buryo bazafatira kuri 16, ubu turacyafatira kuri 12. Rero kugira ngo urebe ayo manota ugeze iwawe cyangwa ahandi hantu cyangwa kuri Siberi,
bisaba kuba ufite mudasobwa ukajya muri Google wakoresha telefone cyangwa mudasobwa byose birashoboka kugira ngo ushakishe ubone amanota yawe. Rero uyabona gute amanota? Bikorwa gute kugira ngo ubashe kubona amanota yawe wagize ya yandi mashini yakweretse? Ujya ku rubuga Irembo ari rwo www.irembo.gov.rw, hanyuma ugashakisha amanota yawe. Iyo umaze rero kugera kuri urwo rubuga rw'Irembo ureba handitse polisi, tuvuge nimba Irembo urimo gukoresha riri mu Kinyarwanda, uhabwa polisi, biba byanditse uko byanditse aho ngaho, byanditse mu Kinyarwanda. Iyo umaze rero gukanda kuri polisi hazamo serivisi za polisi zitandukanye murazibona, ariko twebwe tuje kureba amanota y'ikizami tumaze gutsindira. Iyo umaze gukanda aho handitse amanota y'ikizami cyo gutwara ibinyabiziga, mbibutse waba ari provisoire yaba ari kategori, ni aho ngaho banyura hose kugira ngo urebe amanota. Muri description muraza kubonamo video nabakoreye. Iyo umaze kuhakanda ukanda saba kugira ngo uhabwe amanota yawe watsindiyeho. Iyo umaze gukanda saba uhabwa umwanya wo gushyiramo kode, murahabona aho handitse andika. Wamara kwandikamo kode yawe ugakanda kuri ako kabuto ko gushakisha, murakabona ako kabuto. Iyo umaze kugashakisha urabona nk'uwo yitwa Devota. Umaze rero kubibona amanota yawe uhita uyabona akubwira yuko watsinze, nk'uyu yagize 19/20, murabibona. Ushobora rero no kubona amasomo atandukanye kuri iyi YouTube channel yacu, ndetse n'izindi video zerekana uburyo wakikorera serivisi, uburyo wakiyandikisha n'urugero ku ruhushya watsindiye, uburyo wakandikisha uruhushya watsindiye rwa provisoire. Ndetse no kuri description y'iyi video muri buze kuhasanga linki zigaragaza amasomo agiye atandukanye. Murakoze, mugira ibihe byiza, ndabifuriza kubana natwe. Nimba ari ubwa mbere kanda like, ukande subscribe ndetse na share, ukande no kunzogera kugira ngo ntuzacikwe n'isomo na rimwe mu byo tubagezaho.